Imana ntagiga satani yagambana ariko Imana ntigambana kandi satani yagambana n'abagambanyi yagambana n'Imana ariko umwanzuro utari akagambane nako nukomeza kuvuga ngo ibyo bihangaje byombi abakristo nako muzabyumva kimwe kubera ko bahita bumva ko na satani bayisenga. Hanyuma rero uzasome Bibiliya byagenze bite rero uretse gato uzasome Bibiliya ntagatifu yego ijambo ry'ibanze ryayo ahubwo ryo ivuga ko Yobu atanabayeho ko nta nuwo bayeho ko ari ikigereranyo cyo kwihangana k'abantu b'Imana ngahi basa ariko nayo ni Bibiliya benshi bakavuga bati Yobu naho yari amabuye ni gute Imana na satani byamugambanira ahubwo agatera kabiri aha urabivuga hiki wowe abavuga ko akagambane kakorewe Yobu Imana ikaba Imana na satani bikaba byarafashe umwanya wo kugira ngo bigambanire Yobu wowe hangaha uravuga ko atari akagambane yatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Reka dutangire ikiganiro cyacu tubashimira abakunzi bacu muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane. Twari tumaze iminsi tutabona uburyo bwo kubahereza ikintu cyitwa ibiganiro ariko noneho ubu ngubu twagarutse muri studio za Emma Talks ndetse na Ziraziritse TV. Nk'ibisanzwe ndi kumwe na Ziraziritse ziratonoma ariko ziraziritse. Ndagusuhuje, waramutse gute? Ndamahoro cyane, ndashima Yesu Kristo ubwa nkunda ndamahoro. Aha ko numva uvuga nk'umuntu utanywe icyayi. Yewe icyayi gusa keretse hari ikindi kikire Kristo arahagije. Icyayi wakinywa utakinywa Kristo arahagije arampaza wenyine nka yandirimbo tuya turirimba. Aha byiza cyane, wowe nta nubwo ugoye kubera ko nubundi wese ko ari icyayi gusumwa n'amazi. Icyayi rwose ariko nibyo byiza ahubwo icyayi nzakireka njyanywa amazi gusa. Ibintu byo kunywa katunywerese se ari wa undi wizeye kuvuga cyagiye babwiye ngo reka kunywa amazi gusa aho ngi nzajya nywa amazi gusa ko nge Paulo ntiyabimbwiye biriya. Okay uyo bwiye ngo reka kunywa amazi gusa zabiri cyangwa ngenda nzajya nywa amazi gusa. Okay ngero nta kunywa amazi gusa ndabizi hari utundi tuntu tundi nyamfata tundi dutandukanye twamuri turese hoya bo urumva yewe muntu natwani oya hari utuntu twinshi tutandukanye zitwa za panashi nubwo abarokore bakunze kuvuga ngo ya panashi ariko nanjye ndayinywa ngo ni inzoga ariko ira ntaga ari inzoga bizubwo niba ari inzoga baba nanditseho skoro gusa ariko nta nubwo ari iya ntago bicyandiko byavuyeho nta biba biriho ngo. Okay byiza cyane ako ngako kari agaciyemo. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira, reka twigarukire n'umundi kuri ku biganiro byacu dukunze gukora ibiganiro byo kwigisha abantu ibintu bigendanye na Bibiliya cyangwa se nibivugwa muri Bibiliya. Ngese ndi umuvuga butumwa ariko wowe uri umuvuga butumwa ndetse ugenda ubisobanura neza. Abantu mbona bagenda bavuga bati uwo musaza ibintu arasobanukiwe ndetse aradusobanura tukarushaho kugenda tujya mu mwuka. Angaha rero hari amagambo nshaka ko tuganiraho ashyira abantu benshi mu rujijo. Iyo ugiye muri Yobu ibice byaho bibiri ugahera ku murongo waho wenda wa mbere kugeza ku murongo runaka kugeza kuri 3 cyangwa 4 reka nze nyasome hanyuma njasome numve reka nze nyasome hanyuma ngira ikibazo nkwibariza kuri aya magambo. Nta kibazo. Yobu 2 umurongo wa mbere undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. 2 Uwiteka baza Satani ati uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kwizerera. 3 Uwiteka baza Satani ati aho witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari nawe uhwanye nawe mu isi ari umukiranutsi utunganye ubaha Imana kandi akirinda ibibi yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Maze Satani abaza Uwiteka ati umubiri uhorerwa umubiri ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe, ariko noneho rambura ukuboko kwawe gusa ukore ku magufwa ye no ku mubiri we hanyuma urebe ko atazakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe keretse ubugingo bwe gusa uba ari bwo wirinda. Ahangaha ziraziritse nk'uko urimo kubyumva Bibiliya ibyivugira. Urumva ko hano habaye ikintu cyitwa akagambane hagati y'Imana kakorewe Yobu gakozwe n'Imana ndetse na Satani. Ongera ngo agaki cyitwa akagambane nawe urimo kubyumva. Ibaze kugira ngo urabona iyo abantu bahuye n'ibisanzwe mu buzima busanzwe ngiye nawe dushobora guhura tukaganira ku muntu runaka cyane rwose tukanuza umugambi wo kumunogonora cyangwa kumugira neza ibyo nibyo bita rero kugambanira umuntu kuko muganiriye umuntu adahari mushobora kumugambanira mukavuga ibyo muzamukorera byose. Nibyo byabaye rero hagati y'Imana na Satani. Benshi bakavuga bati
yobu naho yari amabuye ni gute imana na satani byamugambanira ahubwo agatera kabiri? aha urabivugaho iki wowe? abavuga ko ari akagambane kakorewe yobu, imana na satani bikaba byarafashe umwanya wo kugira ngo bigambanire yobu, wowe ahangaha uravuga ko atari akagambane? uzi gutegura content gusa mujya zangushimira nacyo kirimo. Aha, urakoze cyane kandi nanjye ndamukije abadukurikira mwembi kuri amacano yombi nkuko yavuze. urakoze cyane, mujye munatuganiriza nkuko nguko. kandi mbibutse ko nkuko muvandimwe yavuze turacyari kugana kurana na gospel, ntabwo turajya hirya y'Iyobokamana. Yego, tuvuga ibintu birebana n'iyo tuzi insengero n'abazisengeramo n'ibyiza bizirimo n'ibibi byose tuba turi mu nsengero. Munsi twaganiye hirya yazo tubabwira nabyo uko turi abanyarwanda, turi no kuganira ku muganda no kuri politiki byose, ariko turacyari mu gisata cya Bibiliya. Muvandimwe Romanwera akabambwiye ko Imana na Satani byagambaniye Yobu. Hano se ntabwo byumvishe. Menye ko biri kukumva byombi dore biranga haturi. Aha, icyo nicyo manca. Mana ntigigambana. Aha, tumaze kuvuga ngo nagigambana kandi ari byo byabaye. Ndagusubiza rero nsa nunyuze kure gato. Reka ngufashe mbanze ngwibutse ahubwo n'abandi babanje kuvuga nk'ibyo uvuga utaruzi. Babanze gukorerwa akagambane. Oya, babanje kwenda nk'abamera nk'ibyo uvuga. Hari n'abahakanye nk'uko Yobu atigeze abaho. Ubyita uko ushaka, ariko njyewe nakagambana ariko nabyiza. Ntacyo ndaje turebe ko ariko gusa Imana ntagiga. Satani yagambana ariko Imana ntigambana, kandi Satani yagambana n'abagambanyi, yagambana n'Imana. Turabe niba ari ikiganiro ariko ijambo akagambana ryo oya. Hanyuma rero uzasome Bibiliya nta byagenze bite rero. Uretse gato uzasome Bibiliya ntagatifu. Yego, ijambo ry'ibanze ryayo ahubwo ryo ivuga ko Yobu atanabayeho, ko nta nuwo bayeho, ko ari ikigereranyo cyo kwihangana k'abantu b'Imana. Ngahi basa ariko nayo ni Bibiliya, ariko iyo si yo content turimo. Wewe utahita ujyayo byandika uzabizana ikindi uzabivugaho ibyo bintu bya contradiction ariko Yobu kuvuguruzanya ubwo bivugwa amazina ye, amazina y'abana be, yego, umubare wabo, umubare w'ibyo yaratunze n'imiterere yabyo. Icyo bagiraho urujijo ni igihugu cyitwa Usi yaratuyemo, ubu n'iki kibaho, ariko ubushakashatsi buvuga ko cyaba ari Turukiya y'ubu ngubu. Rero gisegita Turukiye ni naho hari na ya nyanja ngo yitwa Ege. Uzasoma ikigo cyitwa Patimo Yohana yarimo ngo kiba muri iyo nyanja iri mu majyepfo ya Turukiya. Ubwo ni amateka nako nshishijemo, reka ngusubize ntagiye kure. Nabyo ni byiza kugira ngo abantu babimenye. Bavuga ko ngo Patimo yego iba mu nyanja ngo yitwa Ege yo mu majyepfo ya Turukiya. Aha, ariho Yohana yandikiye ibyahishuwe. Numva ibyo bintu bisobanura neza cyane. Ibyo bintu zikari bwa mbere mbyumvise. Aho kari nyamangira ufite nose yo kuri turusha nzi ko wanayizeho hari cyane. Hanyuma rero Imana ntabwo yagambanye nk'uko bivuga. Icyakora Imana na Satani byaraganiriye. Bawe byarinditse ko arivuze, ariko byaraganiriye. Uretse gato ako kantu byaraganiriye, sibyo? Ikiganiro nk'iki cyanjye nawe. Yego, ariko nkibaza aho sinka wa mugani sinka bya binini nakuze numva ko impyisi n'abakame ngo byaganiraga. Imana ikurengere gusa, Imana ikurengere. Ibaze kumva ngo nani solo ufite ubwo ibintu nk'ibyo Imana na Satani ubyisi none se impyisi ninde bakame. Ubwo abadukurikiye sinshaka kuvuga ko Imana izindi bakame, ubwo Imana na Satani. Ariko se koko ese nakuze nzi ko byaganira. Ariko bakame n'impyisi n'ibitekerezo n'ibitekerezo. Ibi nabyo ni byaba ari ibitekerezo. Ugiye kwemeranya n'abira ntagatifu nyine bavuze ko atabayeho ko ari ibitekerezo. Ngiye kwizera nemera ko Yobu n'Imana na Satani uko ari bitatu atari igitekerezo ngo byabayeho. Ubwo rero birakundana kugeza naho byagize gutya bigora bikaganira bikatangira kugambanira. Ntubivanga so reka ngusize icyo wabajije kwanza. Byarahuye bihura hano tutazi. Yego, na Bibiliya itavuga hariho kuko ntabwo ubwo Satani yatanze raporo ngo mvuye kuzerera isi, bigaragara ko atari misi bahuriye. Icyo kintu ko nakibona kuko yaravuze ngo uvuye kuzerera, no uvuga ngo si misi byahuriye. Rero iyo bihurira mu isi yari kuvuga iti mvuye mu turere utu n'intari zinizi bikiri mu isi. Ukurikije imvugo ya Satani nge nabona ko atari mu isi byahuriye. Ibyo simbizi ko no mu isi icyo sinacyo wambajije kwanza. Ntabwo mbizi sino topic. Nzakubaza aho byahuriye rero. Sawa ntacyo. Noneho rero ariko byarahuye gusa bigambanira Yobu. Oya, ijambo kugambanira iryo ntari bwemere. Byaragani biganira kuri Yobu. Okay, bimuganiraho.
bimubazanyaho ibibazo ibyo binyabubasha byombi kajya mvuga ngo bibi kuko sinzi andi mazina nabyita ngo mvuga Imana ukwayo Satani ukwayo birajya bingorana ibi binyabubasha byombi yego ibihangange byombi byarahuye bihuriraho byahuriye biraganira kimwe kibaza ikindi kiragisubiza birinde bifata n'umwanzuro icyo ndacyemera ariko umwanzuro utari akagambane nako nukomeza kuvuga ngo ibyo bihangange byombi abakristo ntabwo muzabyumva kimwe kubera ko bahita bumva ko na Satani bayisenga kuko nayo yari nuretse ndavuze ngo ibihangange ni byinshi uvuze ibihangange byo hari n'indi myuka itagaragara ibihangange se nibyo gusengwa buretse umva uravuze ngo ibyo bihangange binyabubasha byombi bibiri ibyo binyabubasha byombi byarahuye ubwo nuraza kugusha abakristo mu rujijo bigatuma bagusha se n'ubundi mwisi ko hari ibindi binyabubasha byinshi birasengwa none se kinori kinyabubasha kiba kigomba n'ubundi ibinyabubasha ntabwo bivuga ko bisengwa byose bifite uko bikorwa ariko n'ubundi mwisi hari ibinyabubasha byinshi ntabwo hari Imana na Satani gusa reka dukomeze hari ibindi binyabubasha reka nkureke ukomeze utaza kujya kure ibyo binyabubasha byombi biraganira biraganira yego bigira ibyo biganira ariko bitagambana ijambo kugambana hanyuma umva icyerekezo cy'ikiganiro ahubwo hano wowe ugiye mu mwuka watera hareruya nini cyane oye buretse byaganiraga iyo bahari ntabwo yari ahari none se kukivuga ngo ntabwo byagambana niho uburyohe bw'iki kiganiro buri kuba Yobu atarahari niho uburyohe bw'iki kiganiro buri iyo rero abantu babiri baganira umuntu adahari bakajya nubwo bafata imyanzuro kumugirira nabi byitwa kugambana wowe reka mbanze nkwereke intandaro y'ibyo bita kugambana Imana barahuye na Satani ahubwo ngiye ndikumva nenda gutera hareruya ngiye kuvuga ngiye ndi mu mwuka nushaka kwitere usibye ko ntari buyikiriza ariko ibyo ngibyo ni ibyawe ngiye ntabwo ushobora kuba ibintu ntacyo ndaterana n'iyikiriza bari barimo bagambanira Yobu ngo ntere ngo itonda ari ikibazo kamaze Imana yabonye Satani yibye bivuye mu isi Imana ihita iryoherwa irifelicita irishima ivuga ikomeye none se mu isi wageze utati niwo niwe wabonye Yobu Imana iryoherwa no kuvuga Yobu imuratira Satani uriya n'umugabo n'umukiranutsi Satani uriya nkawe kavuze Imana kuzite harabujya wanduza ariko Satani Yobu byarakunaniye Imana irimo yirata nko kwarata umwana wawe ariko ibaze nk'ubu ariko tubigisha ukuri na gato ubwitize umwana wabaye general n'ibiti bikomeye uriya general kumeye kwisi yego umwana wabyara abaye general reka ngubwire no mu nzira wagikandagira bigafata naho wicaye ukabona uti umwana wagiye abaye general nagira ngo mwere ikigibana ukamera nk'aho wundi se numvishe ngo ujye kukabara kavuga ati ntago muzi ko umwana ngere general sha mumereze icupa ngazishyura ukagenda ubyirata muri ubwo buryo ukandagira abantu wabyirata buryo kugaragaza ibyishimo byawe wabyirata ugaragaza ibyishimo byawe umwana wanjye Imana mugire neza ubwo wumvaga avuga burya niwe wumvisha hano burya n'umwana wanjye aho gusa ntabwo bajya kwaka muri bitike umwana wanjye azishyura ibyo ntabwo bibaho nibwo buryo Imana byese atanze wabonye yo mukiranutsi umborera igice cya mbere ku murongo wa 8 uzabisome naho namwemera wamubonye sha haleluya n'uwo kuyikiza ndayikiriza sha nta kibazo Imana ikavuga nk'ibi cyangwa umunsi Imana niba yo na Satani bigihura nanjye ikavuga nkabiriye katekereza ninde muri Imana uyu munsi ninde yira birahura kandi mwebwe uyu munsi yo muririmba muvuga ngo yizirikiye kuzimu niko muririmba ngo yarajira yiribata ngo yiragiraga izirikiraga kuzimu ariko uyu munsi ukaba uri kuvuga ngo birahura ngo bikaganira mu agent wayo ndumva uri munayivugira hari amaherezo ariko ibyo birakora rusha kwivugira none se abanyamadini siko mubiririmba Satani ntaga ngo Imana ngo yaramanutse ngo yiribatira ngo ikuzimu ngo iranaziritse ngo uzi impamvu ngo itagaruka ngo dutere ibitero ngo nukubera ngo Imana ngo yizirikiye ngo ikuzimu ngo kandi abakristo niko bavuga no mu ndirimbo zabo njya nzumva zirahari namwe arizo mwaririmbye zivuga ngo iramanuka hari n'amakorasi abivuga ngo iribatira ngo ikuzimu ngo irayikandagira aramanuka afata Satani amukoma hasi amumena impanga arayijajanga bohora bera yego wabyumvishije ngo kugira ngo itazagaruka kuyobya bera ngo izirikire ngo ikuzimu iyo abantu bari mu rusengero iyo kamana n'ibindi bagira n'amarangamutima n'iki icyo Satani ntabwo ari ikiremwa gifatwa ibyo rero ni ibikabyo baba bafite gito ushaka ngira gita amarangamutima y'umuntu waneze waneshejwe n'ibyo Yesu yakoze ariko Satani ntabwo yasirikiye kuzimu ntabwo kuko Satani ni umwuka nk'uko n'Imana ari umwuka
uzatubwira satani icyo ari cyo n'imana icyo ari cyo. ntabwo ari ikinyobasha gifatwa cyabohwa cyakubitwa cyamenwa umutwe cyajara oya. Hanyuma rero dukomeze biraganira bigeraho imana bigera ngo y'imana urumva ibyo nibyo wavuze nanjye nabyemeye yarayiratiye koko yirasa umwana wayo uburyo ngo ayikiranukire uhagaze neza. Satani isa n'iyindi y'ikigati ariko nubwo kumwirata rwose ubu ndamutse ngize ubushobozi akitondere ngo impamvu ngo yaravuze ngo impamvu agushima impamvu ngo aguhimbaza gukiranukira. somyerega cya kiganiro ni icya kabiri hari ijuru ni icya kabiri hari ikiganiro cya mbere kiri mu gice cya mbere aho Satani yamutwaye yahawusa ubwo kumutwarira abana bari mu nzu birabagwira ingamiya intama birarangira kiriya kiganiro ubwo ni handi yavugaga ngo se mama yabuzwa n'iki ngo ko wamuhaye byose ngo wamuhaye ubutunzi ngo umuhaye abana ubundi se ngo yabuzwa n'iki. Satani yatsindiwe we abandi nk'aba byumve gutyo. Satani yabwiye Imana ngo unyemereye ngakora ku byo atunze. Itonde bivuze iki? Ni ugufata ubutunzi bwe bwose. Imana itamwemereye ntacyo yakora. Yego wumvise voilà urimo uragenda ujya mu kagambane naho ngaho rero. Aha none akagambane uragenda noneho ukinjiramo neza cyane. Aha uramutse komereza aho warugeze na kibazo. Imana mu byirato byayo icyizere yari ifitiye Yobu ubutwari n'ubunyangamugayo n'ubuhangange bya byiciro byose Imana amubonagamo yabonaga nta kintu ko Satani ntacyo amukoraho kandi byaragiye koko Yobu adahakanye Imana. Ntabwo ari akagambane. Imana yirase Yobu kandi imwizeye irabyemera ibyo uvuga agenda ubikore icyo nzi nuko atazagwa. Satani ngo yari izi ko nibikora Yobu aratuka Imana akanayivaho. Yego byarangiye Satani yeshuwe Imana ikiri kwifirisa ikiri kugira gutya. Urumva neza ntabwo ari akagambane ahubwo ni ibyirato by'Imana byatubwira Satani ngo ibyo byose nubwo wabikora nta kintu ntari sizo ntamuvuga Yobu ndamuzi nta kintu bivuze singamiye uvuga Yobu ndamwizeye naramwibyere n'uwanjye ntaho ari buye sabana muvuga kandi Imana yari yicaranye gatuvuga komeye Satani tamenye ko ibyo Satani irakora byose Imana izongera ikabizura ikagaruka ari bishyashya kuko Imana ishobora byose. Impamvu atari akagambane ahubwo ni ikiganiro cy'ibyirato by'Imana nk'uko n'uyu munsi mpamya ko ifite abo yirata ahubwo navuze nti icyama nanjye nkaba ndimo icyama nkaba ndimo uwo yakwirata akakanya batayivaho bira byose bibaye ntabwo ari akagambane ahubwo mu kuganira Imana irasanze nubwo wagira wamubonye ariko reka nica abana be reka nkora ibi n'ibi turebe aha ndahita nanigisha ngo yewe bafite ibyo muri guhomba ibyo muri gutakaza kuko biratwagwa na Satani n'abadayimoni mukomere ku Mana iracyahari. Ntimwishinga Manuel ngababwira ngo Imana ngo Satani ngo byabagambaniye Imana ntigambana ahubwo Imana dutume itugirira icyizere cyatuma nubwo twakwambara ubusa twakomeza kuyihana twatuma nubwo twahangiye twahura n'akaga kose ko mwiza tuvuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasura mu isi ntacyo nambaye iyabimpaye n'iyibitwaye ihabwa icyubahiro. Ibikuba byose umuntu ukurikiye Ematox wakurikira zirazize TV ibikubaho byose nabibangamiye ubuzima bibi uvuga ngo Imana niyo yabimpaye kandi n'ibyisubije Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ntumere nka Manuel uvuga ngo Satani Imana ngo aragambanye byaraganiriye. None ikindi uzasome mu bice giheruka mu bice hafi 40 nanze kujya muri ngo ngera tuzatinda muri byinshi hafi nk'umurongo wa 48 Imana ibwira abantu bavuze nabi Yobu. Urumva neza uzasome pase munezero uramuzi ntabwo muzi ukimubona ku mashano ye hari ahantu yavuze ari kwigisha ngo akakango kararyoye ngo burya ngo amande yaje kera avuga ngo Imana yaciye abantu amande abantu bavuze nabi Yobu. Uzasoma ku ngo akari bice cyane magiheruka ngo kuko mwavuze na mugaragu wanjye ari mu bibazo mugende mwishakira amapfizi y'intama 7 n'ay'intare mutambe ibitambo Yobu abasabire ngo ntabahana kuko mwamuvuze nabi. Mwirinde kuvuga nabi umuntu birabye ubasha cyo byemeranije ya kugaruka ngo nabyemeye tondesha mu kugambana simbyemera nimera ko byamugambiye. Aha abantu uyu munsi bigihura bikaganira ku muntu uwo muntu nakomeye. Urumva ko rero ibyo kuvuga ngo barahura bagira bate icyo cyambere namaje kumva ko bya bindi babandi baririmba bavuga ngo muri bati kuzimana mukandagira ngo mumena umutwe ngo agira ate ibyo bintu byose ni ibikabyo biba bihari no kuryo ni ibikabyo no kuryoshya inkuru. Okay
okay ntibikabyo no kuryoshya inkuru uzi uko ziryoshya ni jesi ibikabyo ni amarangamutima gusa. hanyuma rero abadukurikiye bo barimo barabyumva ibyo tuganira bo bari kubyumva neza ko ari akagambane we ntiwabyita wenda akagambane oya wowe wewe ntiwabyita akagambane bitewe wenda n'umurongo wawe urimo nuko uri umuvugabutumwa kandi bitewe nuko wenda usobanura Bibiliya ariko icyitwa ko umuntu ashobora guhura n'undi bakaganira ku wundi muntu bakamuganira ibyo bagiye kujya kumukorera ibyo ari byo byose byaba ibyiza byaba ibibi ibyo bintu byitwa akagambane mu Kinyarwanda. Yego bavuze ngo bajya kugira bikanaka akagambane yego ariko Imana na Satani si abantu basingira bitwa twahu. Okay byiza cyane twebwe ntago turi mu ijuru turi mu isi kandi ibyo ngibyo ni Imana na Satani byabikoze ibyo nabisomye muri Bibiliya nibyo byabyikoreye byagambaniye Yobu. Aha rero abadukurikiye bo barimo barabyumva neza niba koko ibyo navuze ko rakagambane Yobu yaba yarakorewe n'Imana ndetse na Satani bagahura bakamugambanira wowe kavuga uti so kugambana ubwo abadukurikiye bo barimo barumva koko niba tarakagambane ubwo bazajyamo batwandikire ariko kubwange nakagambane kuko mu Kinyarwanda iyo umuntu ahuye n'undi bakaganira ku muntu bakaba bagira ibyo bamuganira bazamukorera icyo gihe byitwa cyane cyane noneho iyo ari ibibi noneho byitwa akagambane. Aha reka rero ikige kinyiveho haragandi kabazo kandi nshaka kukubaza aha ngaha Imana igira icyo rero ngo yemera Satani ngeragende gerageza Yobu iragende muteza ibinyoro ngo akajya yishimisha urujyo ahura n'ubabare ukomeye cyane igira gutya yica abana be imitungo yose iratikira. Ndashaka kukubaza iki kibazo nyuma yuko uyu mugabo ahuye n'ibi byago bimeze ukunguku ese haraho cyangwa se haraho Bibiliya igaragaza ko Imana yaba yarasubije ibintu byose Yobu yabuze muri kiragihe cyane ahubwo urabiryoheje uno urabiryoheje nabize no kubwira ariko impamvu Imana yirasi ibyirato ikagemera Satani ngo nikore kuri Bibiliya yari ibizi ko Yobu nakomeza kuyikiranukira ibintu Satani bwangize byose Imana izabikaho kandi irarwa muteje uvuze ibinyoro impamya ko havuga Bibiliya ngo bishute ngo bihera mu koro bw'ikirenge bigiza mu gitwari ariko ibinyoro bica ingingo zimwe na zimwe byashaka intoki biki. Okay nibishaka bibi bishute ariko ngo yishimishaga urujyo yarabishimije urujyo naho n'abantu ikintu batajya bamenya nukora ko kwagukanyirizaho gutya nukora ko rworoshye borohereye neza ibi byose byaramutonekaga baburyo bwo kwishima mbese akanyiri ntabwo haraturaga akanyirizo ngibaka ahamuri yakakanyirizo byari nko kubura ikegero ko yarabaye cyane kandi noneho ndasoma nari nabwiye ko ntari gusome yego ngani hari n'umuntu nanjye twabara ambwira ukuntu ngo nkubwira ngo wambajije ukoresha Bibiliya ngo ndagusize ukoresha Bibiliya ibyo rero ngaho yego yo 42 murongo wa 10 ku murongo wa 10 Yobu agisabira bagenzi be Uwiteka herako aramunamura amina amukiza ibyago bye amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri ngiye gutera hari urayikiriza none oya sini bikize ko nakuye kwa haleluya bivuze ikindi kintu haleluya abadukurikiye mu gikiriza haleluya 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 kandi bizakize muri comment amen okay amusize ibyo yari afite kabiri nuko abavandimwe bose bamusangana n'abashiki be bose n'abari bazanye nawe bose basangira ku nawe mu nzu ye baramurira kandi baramuhumuriza kubw'ibyo Uwiteka yari yaramuteje byose umuntu wese amushumuje igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu mu hantu hakomeye rero nuko Uwiteka hira Yobu ubwa nyuma kuganira wajubise nyuma nabyumva hano hajya navuga intama za ntama n'ingamiya n'iki byose baragiye kuba kabiri umurongo wa 13 kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 10 batatu sorry n'abakobwa 3 umukobwa w'imfura amwita Yemima uweheta amwita Keziya n'uwa gatatu amwita okay kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa bayo mu gihugu cyose abakobwa batatu bari ba misi b'icyo gihugu nta numwe wigeze bahiga uburanga bwiza. Okay impamvu Imana yikwirase impamvu yose icyambikanyira se nagira ku rwego rwa Yobu Imana nyirate waba we urashaka guteza se bishute ukazajya bishimisha urujyo ubundi se ifite n'ibindi wenda hari n'ibyo yabaranteje bitari bishute ikazi ikarimbagura ngo n'abana bawe oya abana banjye bariho n'abuzukuru bariho bose sigaho abana batazabyumva ibyo ngibyo hazaba urubanza rukomeye nifuje ko Imana yanyira ntabwo nifuje ibyago nk'ibyayo
ushobora gusanga wenda afite n'ibiruti bishya ariko imana ntabwo buri muntu afite urugamba atewe na satani ubwo atewe n'imana ubwo yiteza ubwe byose biravangavanze icyo nifuje nuko imana yanyirata hanyuma rero yego nuko imana yakwirata ibyo wenda n'ibyifuzo byawe byiza kandi ngo n'umushonje burya arota arya ariko noneho ariko ntabwo waba umushonje w'ijambo ry'imana se umushonje arota arya nubwo byakanye ubwo sibizi ariko noneho ahangaha uti imuhereza abakobwa ngo bari beza cyane hariya ahantu hose mu gace kose ngo yaraherereye igihugu cyose aha ngo cya Turukiya ngo yaraherereye hanyuma ibi bintu ko benshi bavuga ko akagambane yakorewe Yobu ngo kari karenze urugero hanyuma bakanavuga bati ibyo ngibyo koko niba byarabaye bikaba bimeze gutyo ko ari ahandi abantu bavuga ko baba barasomye bavuga ko ngo bira nta muntu n'umwe ushobora kubyihanganira Yobu yakorewe harimo mpamvu bahera ko bavuga ko kiriya ari igitekerezo ari ibintu bitabayeho uvuga ko nta muntu wabyihanganira niwe utabyihanganira n'ubundi by'umuntu yihanganira undi ntabishobora hari uvuga ati biriya bintu biba kuri nanjye se nabishobora ibyo n'ubundi ntabwo tubaye capacité hanyuma babihera aho ngaho bavuga ko byaba ari igitekerezo bitanabaye ni nanjye nakubwiye cya gitabo gihakana ko atabayeho njye kwizera rero ntabwo ntegeka abantu bose kwemera ibyo nemera ahubwo njye nakwiye ko ngiye kwizera nemera ko Yobu yabayeho nshingiye ku gihugu yaratuyemo ibyo yaratunze kuko kugezwa ku bantu b'Imana kurashoboka pe hari n'ibishobora kuba birenze biriya reka nkubwire kuba habaho ibintu hari no muri iyi si hari abantu bahura n'imibabaro Manuel witonde hari abantu bahura n'ibibazo ariko Manuel ndetse no mu Rwanda dufite amateka niba hari byagiye bibaho umuntu akarokoka ari umwe ariko se ahugora se na nyina bagendeye rimwe barumuna be n'abakuru bagendeye rimwe ahubwo hari ababonye ibiruti bya Yobu ahubwo mu Rwanda abanyarwanda babonye ibiruti bya Yobu inzu igatwikwa inka zikaribwa n'ihene n'inkoko n'inkwavu areba imyaka mu murima bakarandagura uwo muntu akaba ariho uwo ntabwo yahuye n'ibiti bya Yobu nawe buretse uwo kandi nawe urabazi ntabwo bahuye n'ibiti bya Yobu simbizi niba biruta ngo simbizi ntabwo mbizi Yobu niba biruta ibya Yobu gusa ibigeragezo duhura nabyo ariko sinibaza hari akantu kangana hari iminota inge ngumbira aka kantu k'umuntu ariko niba neze nkakubwira ni umunota umwe gusa umunota umwe ntabwo kawusumba iminota ibiri wenda reka nkubwire uwo muntu ariko ntabwo neze nkakubwira mu kiganiro ntibuka ntabwo namubonye ariko bange amakuru ye ko atuye mu Bugesera ngo muri jenoside yakorewe Abatutsi abantu be bose barabishe nk'ibi twavuze nyine bose ntabwo namubonye ariko abantu bambwiye ko atuye mu Bugesera none ngo baza kumutemagurira ahantu mu Masaka bagenda bazi ko yapfuye ariko hari udutsi Imana yarenze atapfuye yivugira ko ngo hari imbwa zajyaga ziza ubwo bukubishimishije urujyo yicaye mu ivu reba none uw'imbwa zazaga aho kumurya zikarigata ibisebe n'inyo zajemo ngo zikazirya imbwa ngo zikigendera ntabwo namubonye ariko bambye amakuru ye kandi nabonye n'ibiruti ibyo ngibyo ngo zikajya zikora gutyo ziza zikamurigata zikigendera nta mazi yanyweye nta biryo noneho nyuma aho haje gufatwa n'ingabo z'inkotanyi nyine icyo gihe zisanga aracyahumeka ziramuvura ziramurokora uwo muntu ariyo n'uyu muntu wahuye n'ibikomeye n'indi uwo muntu we yahuye bikomeye cyane ndetse ubwo abavuga ngo ntibyabaho mberetse ko hari abahuye n'ibiruti bya Yobu mu Rwanda rwacu batari na kure ahubwo utemereye ibya Yobu kuko atamubonye yego azareka se n'ibyo abanyarwanda yabonye ibyo ngibyo ntiyabireka kandi koko biranumvikana akaga abantu bagenda bahura nako ariko uko byagenda kose umuntu yahuye n'akaga ntabwo ashobora kugira gutya ngo anezezwe nako cyangwa avuga ngo iyi ni ntikanezeza reka rero mbere y'uko tugana ku musozo w'iki kiganiro tubwire abantu ko nubwo Yobu yahuye ngo n'ibi byose Bibiliya mwumvishe ko ivuga ko Imana yagize gutya ngo ikamushumbusha ikamuhereza ibyo yari yarabuze byose inshuro ebyiri abana n'ibitakubye kabiri ariko simbizi niba muri iki gihe ibyo ngibyo ari Imana yabikorera
Nabavuga kandi ko ari igitekerezo bitewe n'uburemere bwa kiriya kintu cyabaye kuri Yobu, ubwo nabo sinzi, njye ntabwo nabaveba, gusa icyo navuze nuko ikitwa akagambane uko kakorwa kose, yaba ari Imana na Satani byagakora, yaba ari abantu bagakora, ikitwa akagambane ntabwo ari ikintu kiza. Mwebwe rero mwebwe rero mudukurikiye, ubwo murajya muri komenti, hanyuma muze kuza kutwandikira mutubwire uko mubyumva, niba atari akagambane mubitubwire, impamvu mvuga ko atari akagambane. Abemeranya nanjye ko ari akagambane, ubwo namwe mutwandikire mutubwire impamvu. Yego. Byiza cyane rero, aho ngaho twagiraga ngo tuganire kandi mu by'ukuri kugira ngo wenda abadukurikiye bagire icyo bakuramo. Reka rero ziraziritse dusaze kino kiganiro ngushimira cyane ku bw'ubusobanuro uduhaye, nubwo ngiye nabwemeye, ariko wenda abanyamadini bagenzi bawe bo byabanejeje cyangwa se bo babwemeye. Ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane. Nizere ko n'ikindi kiganiro tuzakora nabwo kandi uzabisobanura neza cyane. Reka rero tubashimire, bakomeza kugubwa neza, ubwo naho utaha. Data nshoboza nami nkomeza, Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe.